again my guys, ngo bimeze bite? Mwongeye kwirirwa. Okay. Inkuru y'ubuzima Kuki Arinjye, igice cya 12. Mu gice giheruka duheruka ubwo Peter byari bisubiye urudubi nyuma y'uko ababyeyi ba Clovis bitabye Imana. Okay, wowe utarakanda subscribe yikande, nawe wamaze gukanda kora share na comment kugira ngo nabandi babashe kudukurikirana. Okay, igice cya 12 twagiye. Okay, anti ugize ngo subiramo numve. Hano ni kwa musaza wanjye di, urumva neza none ngo muruzuzanya nk'umuryango. Uwuhe muryango se? Harya ubundi wowe waje hano gute ko ntakuzi mu muryango kwa Rushirabwoba? Kwanza mbona ivumbi ritumuka, mbona ivumbi mbura umuntu. Clovis atangaye ngugire ute? Ati nawe twakoze igice cya 12. Wowe ukomeje gusura iyi channel yacu Isi ya None TV, turakwibutsa ko hano ku Isi ya None TV ducishaho filime zisobanuye, ibiganiro by'uruhererekane nk'ingi, inkuru y'ubuzima, uzakomeza kubona n'ibindi byinshi. Okay, twagiye dukomeze n'inkuru yacu. Anti zibaho nawe ubu nta jambo ufite nyine, ugomba kugufatira ibyemezo kuko ngana nka so. Wanyumvise? Umva wa musore we, hajya ngo ni Peter, ubu sinkushaka mu maso yanjye. Ugomba gutumuka ukajya gusabiriza ahandi kuko ntawe usabiriza kwa Rushirabwoba. Ubu ingoma zahinduye imirishyo. Clovis yahise apfukama imbere y'uwo mugore ahita avuga Clovis, anti uri kwirukana Peter rwose kuko nawe ni umuvandimwe wanjye kandi nta handi afite aho kujya. Anti nyumva ndakwinginze. Uwo mugore yahise asunika Clovis wari wamupfukamye imbere, ari gutakambira uwo mugore ngo andeka agumaho. Ahubwo uwo mugore ahaguruka yivugisha, anti ahubwo umva ngo birankangura umwana gusa ngaruke icyo gihungu ntakibonaho kuko nimpamusanga ntago biri buvemo pe. Uwo mugore yaragiye, Clovis sigara ararira yarambitse umutwe mu maguru. Clovis, Peter, kuko kuragiye ari wowe muryango nari nsigaranye, ubu se mbaye wande koko? Isi ko inyanze njyewe. Umva Clovis, komeza umutima wirira kuko iki si cyo gihe cyo kurira, ahubwo ni igihe cyo gutekereza ukamenya icyo gukora, ukava mu bwana bw'ukaba umugabo hamwe umwanzi azakorera agakorwa n'isoni ariwe. Rero nubwo tugiye gutandukana, uzihangane bizakuvuna byose kandi wige kwakira ibyo utashobora guhindura, kandi mu buzima nta kibaho kidafite impamvu, sibyo mwana wa mama? Clovis, ndabyumva bro, gusa bizangora n'ukuri njye. Oya Clovis, nta kidashoboka iyo wabyishizemo. Ahubwo icyo nakubwira, uzabe indahemuka kandi ugire ubutwari nk'umuryango wawe twabuze. Uzagira umutima wo kwakira buri wese kandi uce bugufi, wihangane ibigeragezo, kandi kwihangana bitera kunesha. Kandi hamwe uzumva uremerewe uziyambaza Imana izagutabara, kuko ndabizi ugiye gusigarana n'umuntu utari mwiza. Gusa uzirikane ko nubwo tutazaba turi kumwe amaso ku maso, ariko ku mutima tuzaba turi kumwe nk'abavandimwe. Nanjye reka njye gukomereza ubuzima aho Imana inyohereje, tuzasubira kuko ngo badapfuye barongera bagahura. Ubwo njyewe na Clovis tukikivugana, numvise wa mugore aza n'urusaku rwinshi ahamagara Clovis. We Clovis, ubwo uri kumara iki muri salo waje ukamfasha uno mwana? Ese wamusabiriza aracyahari? Ese ubundi ko udasubiza? Nako reka nze ndebe ibyo uhugiyemo. Njye na Clovis twumvisha aje mpita musezera, ariko
we hari agapapuro yamfumbatije ngashyira mu mufuka w'ipantaro nari nambaye, ubundi mfata agakapu nari nashyizemo utwenda duke ndetse n'udukweto, ubundi nsohoka niruka ngo atansanga nkiri muri urwo rugo akamerera nabi. Narenze urupangu ngeze hanze ahantu ndicara ndongera ntekereza neza ubuzima bwanjye kuva mbana na mama ubwo natsindaga ikizamini cy'amashuri abanza. Iyo nkuru najya kuyibwira mama ngasanga yashizemo umwuka. Nagira amahirwe yo kurangiza ayisumbuye ngiye gushimira Imana. Umusaza n'umukecuru tugakora impanuka bigatuma umuryango w'umugisha nari mbonye nawo unca mu myanya y'intoki. Kugeza uwo munsi bansohora mu rugo nagiriyemo umugisha, ntangira kwivugisha njyewe, ariko Mana Nyagasani, kuki wabyemeye ko ibi byose ari njye bibaho? Kuki wemeye ko mba imfubyi niruka nk'inyamaswa zo ku gasozi? Kuki wemeye ko aho nakagiriye ibyishimo ariho ngirira agahinda? Kuki ari njye wahisemo Mana? Nkiri kwibaza ibyo byose numvise ijwi iruhande rwanjye, ijwi: Muhire mwana wanjye, humura, wikwinubira Imana yawe, ahubwo komera ube intwari ku rugamba, kuko nta kibaho kidafite impamvu. Ahubwo haguruka ugende, urugendo ruracyari runini. Namaze kumva iryo jwi mpindukiye mbona ni mama unyicaye iruhande. Numvise nuzuye ibyishimo kongera kubona mbona mama, nshaka kumuhobera ariko mpita mubura. Ubwo numvise mbabaye, ariko nibuka ayo magambo ambwiye mpita mpaguruka vuba nkomeza kugenda ntazi yonge. Naragiye bumaze kwira nshaka aho ndyama ndahabura, ariko kuko ntaho nari kubona nzicumbika, ahubwo nigira inama yo kujya kurara kwa muganga. Bukeye ntekerezaho nakerekeza ndahabura. Ubwo nigira inama yo gushaka umuntu ncuruza ubuzima bugakomeza. Sinzi uko nibutse ko hari agapapuro Clovis yampaye ntasomye, mpita nkora mu mufuka w'ipantaro nsanga kanditseho ngo Muvandimwe Peter, ndabizi ko aho uri utorohewe n'ubuzima gusa. Papa yari yaramfunguriye konti, ariko umubare w'ibanga ntawo yambwiye. Ariko mu gihe utarawumenya, hano hazingiyemo agasheke, uzabikuze utwo dufaranga tube tugufasha. From Clovis. Numvise ngize akanyamuneza mpita ntekereza gucuruza amashuka kugira ngo mbone ko iminsi yakwicuma. Nahise njya kubikuza udufaranga Clovis yari yampaye. Mvuyeyo njya kurangura ntangira kuzenguruka umujyi wose ncuruza. Bwije nsubira kurara kwa muganga, gusa uwo munsi nta bakiriya benshi nabonye. Mu gitondo nasubiye mu kazi ntangira gucuruza. Muri gare abagenzi bategeramo imodoka. Sinzi uko nakomeje kuzenguruka, ngeze imbere mbona umuntu mpita nikanga cyane, nsubira inyuma niruka kubera abantu benshi n'ibintu nari mfite mu ntoki byambuzaga kwihuta. Ngiye kumva numva umuntu amfashe amashati. Igice cya 13. Peter mu buzima bukomeye. Uyu muntu umufashe ndetse yabanje kwikanga ninde? Ntuzacikwe n'igice cya 13. Wowe utarakanda subscribe nicyo gihe ngo uyikande, kandi subscribe yawe ni inkunga ikomeye cyane. Wowe wakanze subscribe, kanda like, share na comment kugira ngo ubashe kubona n'izindi nkuru na video tubagezaho. Murakoze cyane. Ni Alex Twizere, umuhungu wanyu kandi ubakunda. Ciao.